Mubyeyi inshuti muvandimwe udukurikiye, birashobora ko ushobora kuba waraguze mu minsi mu myaka ishize cyangwa mu minsi ishize ukagura ubutaka ntihabemo ibibazo. Uyu munsi rero turakugira inama ko waba maso, ukaba wakwirinda imanza, ukirinda n'igihombo. Bakunzi b'Urubanza TV, mwese tubanje kubasuhuza aho muherereye, tunabifuriza ibihe byiza. Nk'uko mumaze kubimenyera, Urubanza TV ni channel igamije kudufasha gusangira ibitekerezo ku bijyanye n'amategeko tugenda duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ubushize twari twavuze ko tuzaganira ku nsanganyamatsiko yerekeye kumenya uburiganya bukorwa mu gihe cy'ubugure bw'ubutaka n'uburyo twarindira amafaranga yacu, umutekano, cyane cyane mu gihe tugiye kuwugura, dutumwe kuwugura cyangwa dushaka kuwugura. Abakozi bacu bifuje ko twavuga ko ubu buriganya bitewe n'imitego bagiye bagwamo, batifuza ko abandi bayigwamo, batifuza ko imanza bahuye nazo bitewe n'uburiganya bagiye bakorerwa, batifuza ko igihombo bagiye bagwamo bitewe n'uburiganya hari abandi bagwamo umutego. Kuko mumaze kumenyera rero, mukore subscribe cyangwa abone mu gihe mutarabikora, kugira ngo mujye mu mbere bakurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi uburiganya turi burebe, turibanda ku kureba uburiganya bukunda gukorwa burimo kugurisha umutungo n'utari nyirawo, ukoresha inyandiko mpimbano, kugurisha ubutaka buri mu ngwate ishobora kuba ikigo cy'imari cyangwa y'umuntu ku giti cye cyangwa y'abikorera, kugurisha ubutaka nyirabwo azi ko butambamiye, kugurisha ubutaka inshuro zirenze imwe abantu batandukanye, kugurisha ubutaka nyiri kugurisha atanga icyangombwa gitandukanye n'icy'ubutaka yeretse umuguzi, kugurisha ubutaka nanone nyirabwo yerekana ubuso bunini ariko mu by'ukuri azi ko icyangombwa aza gutanga gifite ubuso butoya. Hari n'ugurisha ubutaka azi ko ubutaka bwe icyo bwagenewe kuzakoreshwa hagendeye ku gishushanyo mbonera, hazanyuzwe umuhanda, hashyizwe mu manegeka cyangwa hashyizwe mu gishanga. Ibiro byose ni ibintu iyo bititondewe biteza imanza ndetse bigateza n'igihombo ku batanze amafaranga ye. Abakozi bacu bagiye batugaragariza ko hari abaguze ubutaka bazi ko babuguze na bene bwo, ariko nyuma bikaza kugaragara ko mu by'ukuri abo baguze nabwo atari ba nyirabwo. Kenshi na kenshi ugasanga babuguze babahaye inyandiko mpimbano. Hari n'abagura ubutaka mu gihe uwo baguze bamusabye kumukorera ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka, akabarirega, ariko nyuma y'igihe bakazasanga impamvu barirega ari uko adafite uburenganzira wenyine kuri bwa butaka. Iyo rero bigaragaye ko hari abandi bafite uburenganzira, imanza zirabyuka, udashoboye mu gihe bibaye ngombwa ku bw'amahirwe uwahaguze agatanga amafaranga nanone yishyura babandi babufiteho uburenganzira, ariko mu by'ukuri ugasanga arahombye kuko atanze amafaranga y'umurengera atakaguhire gutanga mu gihe bari kwa bose bahari, cyangwa atari no gutanga y'amanyamakuru yari kubyihora icyo gihombo ntahure nacyo. N'abandi bagiye bagura ubutaka mu gihe berekwa ubuso bw'ikibanza cyangwa bw'isambu
bakerekwa ahantu hanini, ariko mu by'ukuri nyiri ubutaka azi ko cya kibanza ari kwerekana cyangwa yasamba ari kwerekana haciyemo ibice bitewe nuko ari ubw'umuntu umwe. Ibyo bice bikaba bitagaragarira amaso y'umuntu, ahubwo ari ibice biri muri system mu buryo koranabuhanga bugaragara mu kigo cy'ubutaka, mu kigo cy'imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda. Akaba ariho bashobora kubona ko ubwo butaka buciyemo ibice bitandukanye. Iyo rero bamugurisha ubwo butaka bumeze gutyo, agashukwa na bwa buso yabonye, mu gihe cy'erekanya ry'uburenganzira ku mutungo w'ubutaka, yewe bushobora no kubera imbere ya notere mu by'ubutaka, bamuhereza cya cyangombwa, wakibwira ko ari icyangombwa cy'ubutaka bwose yaguze bamweretse bamuhaye, kandi ari icyangombwa cy'ubuso butoya ku bwakaswe. Icyo gihe iyo bigenze bityo, usanga uwaguze ahomba, ndetse rimwe na rimwe ntibatinye no kuba bamwitingije, kuko kuregera icyo kintu biba bigoye, ni ibintu biba bigoye, kuko nta buryo yavuga ko bamugurishije nomero yanditse ku cyangombwa bamuhaye, ndetse banakoze n'ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka, bajya kuba ko bamuhaye ahantu hatoya bamweretse ahanini. Ariko ibyo birakorwa, ni uburiganya bukorwa. Abandi rero bagiye bagura ubutaka bakaza kwireturuva cyangwa bakaza gusanga master plan yarageneye icyo batahaguriye, bwa butaka ntibashobore kubukoresha icyo bateganyaga kubukoreraho. Mubyeyi, inshuti, muvandimwe udukurikiye, birashobora ko ushobora kuba waraguze mu myaka ishize cyangwa mu minsi ishize ukagura ubutaka ntihabemo ibibazo. Uyu munsi rero turakugira inama ko waba maso, ukaba wakwirinda imanza, ukirinda n'igihombo. Inama ya mbere tukugira ni uko ukwiriye kujya aho ubutaka buherereye, ukagira amakuru umenya. Kenshi na kenshi usanga abaturiye ubutaka, iyo buri ku isoko, ababuturaniye baba bazi uburyo abantu bagiye bahererekanya ubutaka, ndetse baba banazi n'ugurisha aho ahuriye n'ubwo butaka. Aya makuru ukiyamenya, mu gihe ufite ubushobozi ku byerekeye ikoranabuhanga, ushobora kwinjira ushobora kujya gufungura urubuga rw'ikigo gishinzwe imicungire n'imitunganyirize y'ubutaka. Ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda, ukinjiraho ukareba koko, mu gihe ufite konti ukinjiramo, mu gihe utayifite ukayifungura, ukaba wakwinjiramo aho bagusaba kwinjiza irangamuntu ya wa wundi ugurisha yanditse ku cyangombwa bari kuguha, ukayishyiramo, ndetse ugashyiramo na UPI y'icya cyangombwa, ukareba koko umwirondoro uri kuri cya cyangombwa ari nawo ubona muri system. Iyo umaze iyo ari amahire, ibintu biri amahire, nta kibazo, nta buriganya buri bukorwe bufitwe n'ugurisha, amakuru uzabona azagufasha kumenya ko ya UPI werekwaga ari ukuri. Uzamenya ko ubutaka bakweretse budatambamiwe, uzamenya ko butari mu bugwate, uzashobora kureba ko aho buherereye ari naho buherereye muri system, ndetse n'ingano iri ku cyangombwa nawe bazakwereka ko ari nayo iri muri system. Aho uzanamenya n'abandi bantu bafite uburenganzira ku butaka, ko bazahita bakwereka bose. Nyuma y'ibi, mu gihe uzaba wishimiye ubutaka warambagije buri ku isoko, cyangwa ubutaka buri ku isoko, indi nama ni uko ugomba kujyana n'abafite uburenganzira ku mutungo bose imbere ya noteri
mu by'ubutaka mu murenge w'ubwo butaka buherereye, bakagukorera ihererekanya ry'uburenganzira ku mutungo w'ubutaka. Nibamara gukora ihererekanya bizaba byoroshye, nta gihombo uzagira, nta n'ikibazo uzaba ufite. Aha rero tugaruke kuri ba bandi bakunda kugura mu minsi y'imibyizi no mu minsi y'ikiruhuko. Mu gihe ibintu bitarasobanuka neza, amafaranga yawe wayabika ugategereza ko noteri mu by'ubutaka aba ari ku murenge, ukagenda ukajyana n'abashaka kugurisha, mugakora ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka. Iyi mpamvu tubivuga nako kenshi na kenshi no muri iyi minsi abantu benshi b'abajura bakunze gukora ibintu aya manyanga mu minsi y'ikiruhuko no mu minsi ya weekend, bashyushya abakiriya bazaniye n'abakomisiyoneri baba barashyizeho, bakabashyushya muri weekend kuko baba bazi ko ntaho bari bujye bakabakubiranya, ku buryo usanga bije kubateza igihombo, ndetse ari naho bahera guha wa muguzi ibyangombwa by'ubutaka by'ibihimbano. Irinde kugendera ku cyizere cy'ugurisha ubutaka bitewe n'uko ushingiye ku gitsina, uko ubona umuntu ameze mu myambarire, uko ubona umuntu imodoka agendamo, mu rwego rw'umurimo rwaba urwa leta cyangwa abikorera akoramo, akazi akora ka buri munsi, ibyo ntibitume ugira icyizere cyo gutanga amafaranga yawe buhumye ubishingiyeho. Irinde gushukwa nuko umuntu akorerwa icyangombwa cy'umwimerere, kuko gishobora kuba ari umwimerere koko, ariko nanone hari aho abantu bafite ibyangombwa bibiri. Hari ababihawe mu gihe hapimwaga ubutaka, hakabaho kwibeshya bakabyempurima inshuro ebyiri, umuntu agafata ibyangombwa bibiri kuri UPI imwe y'ubutaka, byongeye ku butaka bumwe agatanga ibyangombwa bibiri, wa muntu ntasubize kimwe, byose akabibika. Nyiri gukora uburiganya rero abishatse ashobora gufata cya cyangombwa akakigurisha umuntu umwe, n'ejo akongera akakigurisha undi. Nanone hari abafite ibyangombwa bibiri bitewe n'uko icyangombwa cya mbere bamuhaye wenda cyaratakaye, hari abo bitakara muri bisi, hari ababita mu muhanda, hari n'abibwa, abajura babibye bakabibana n'impapuro, bakaba bashobora kubiba bakabiba n'impapuro bari bafite. Muri igihe hari igihe bagenda bakabijugunya, bikazatorwa nyuma y'igihe yaratangiye gushaka ibindi, ugasanga mu gihe batanze ibyangombwa bindi bishya bisimbura bya bindi yatakaje, aje no kongera kubona bya bindi yari yaratakaje. Ibi nawe rero ashobora gukora uburiganya akwemeza ko icyangombwa arimo kuguha ari icyangombwa kizima, wagendera ko icyo cyizere, ejo ukaza guhura n'imanza z'urudaca, ugasanga aguze ubwo butaka uri uwa kabiri cyangwa uri uwa gatatu, kuko byagiye bigenda mu manza nyinshi, ndetse nk'uko byanagenze mu rubanza ubushize twagaragaje mu cyemezo mu rubanza rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga. Urukiko rw'ikirenga rwatanzemo umurongo ku bijyanye n'agaciro gahabwa amasezerano akozwe mu buryo bw'inyandiko bwite n'agahabwa amasezerano akozwe mu buryo bw'inyandiko mpamo ku byerekeye umutungo ugizwe n'ubutaka. Nanone hari abantu bajya bashukwa nuko hari igihe umuntu umubona atuye ahantu igihe kinini, ibyo bikaba byaguha guhita ko ugira icyizere cyo kugura ubwo butaka utiriwe wita ku gushaka n'amakuru. Ibi nabyo ni ukwibeshya, bitewe n'uko umuntu ashobora kuba ahatuye igihe kirekire ahakodesha, ashobora kuba ahatuye igihe kirekire nanone ahacungiye abandi, kimwe n'uko ashobora kuba igihe kirekire haraye mu by'ukuri ariko akaza kuhagurisha,
akaba noneho ahakodesha cyangwa ahacungiye uhamuguriye. Ibi byose ni ibintu bijya bishoboka. Reka rero kugendera ku cyo cyizere cyo kubonye umuntu abaye umutungo igihe kinini ngo bitume utanga amafaranga nta bushishozi, nta utange amafaranga uhubutse. Hari n'abashukwa nuko babonye umuntu uje kubagurisha ubutaka ari umugabo n'umugore, kavuga ati ari umugabo n'umugore, reka duhite ko dusinya dutange amafaranga nta kibazo. Ibi nabyo rero ntibigushuke, ntibikagushuke ngo ugendere muri iki cyizere utanga amafaranga yawe ushutswe nuko wabonye abari kugurisha isambu ari umugabo n'umugore, kuko hari aho byagiye bigaragara ko hari igihe umugabo n'umugore b'abajura bapanze kugurisha iby'abandi, bashaka ibyangombwa by'impimbano cyangwa by'ubutaka by'impimbano, bakaza kugurisha umutungo bawitira kandi mu by'ukuri atari uwabo. Ushaka kumenya amakuru yizeye kuri iki kintu yazareba mu nyandiko yanditswe n'ikinyamakuru Umwezi mu kwezi kwa 12 ku itariki ya mbere mu mwaka ushize 2020, aho umugabo n'umugore bafashwe barimo bagurisha isambu itari yabo, bakoresha inyandiko mpimbano. Nanone hari ikindi kintu abantu bakunze kutitaho, abakomisiyoneri bakabashyushya bakabumbisha ukuntu nta kibazo bazagira, ariko muvandimwe nshuti mu byo dukurikiye, menya ko utanze amafaranga yawe ntaho umukomisiyoneri yongera guhura n'igihombo cyawe. Imanzu uzagira iyo uzahura nabyo ntabwo umukomisiyoneri azaba ahari. Reka rero gushyushywa n'umukomisiyoneri gutangira amafaranga yawe buhumye nta makuru ufite. Mu gihe udashoboye gushaka amakuru bwawe, birashoboka bitewe n'ubumenyi wenda udafite mu ikoranabuhanga cyangwa no mu mashuri, nabyo birashoboka. Ariko nanone ufite amafaranga yawe ntabwo wagakwiriye kujya gufata amafaranga wabonye bikugoye ngo ujya kuyotera inyoni. Amafaranga wahashye mu gihe kirekire uyahombe mu munsi umwe. Igihe umwavoka, abavoka barara ahantu henshi, mubwire ubutaka wifuza kugura, mubwire uko wabubonye, agufashe akugira inama, akurikirana ibyo byose, yewe aho biri ngombwa abe yaniyambaza bashinzwe gupima imbibi z'ubutaka. Urutonde rwabo rwasohotse muri 2019, rushobora kugenda ruhinduka, ariko iyo umuntu agiye, urutonde rwabo rushobora kugenda ruhinduka, ariko iyo umuntu agiye kuri website y'ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze z'ubutaka ararubona. Utitaye rero kumenya ngo nzi runaka cyangwa ngo nzi amakuru kuri runaka, wari ushobora kureba kuri urwo rutonde ukareba niba aruriho, kumuhamagara bitabujije ko hari uwo wabuzi, ariko mu gihe utamuzi none ntabwo byakubera imbogamizi, wamuhamagara mukajyana imbibi z'ubutaka mukazireba. Ibi bizatuma bwa butaka mugiye kugura mumenya amakuru ko ari ubutaka buciyemo ibice. Hahandi bakwerekaga ubuso bunini, ariko mu by'ukuri akantu bashaka kugurisha ari akantu gatoya muri bwa buso, ariko bakwereka ko bwose ari ubwawe. Bizatuma wa musaveya, niko bakunda kubita, kwa wundi upima ibipimo by'ubutaka, azahita abona ko ubwo butaka buri aho ngaho buciyemo ibice byinshi. Icyo rero bizakurinda igihombo, yaba wamwabo kuzamwishyura amafaranga makeya, naho wundi upima ubutaka nawe uzamwishyura amafaranga atari menshi, ariko bikurinda igihombo.
ndetse bizakurinda n'imanza bagakwiriye kujyamo ujya no gushaka n'abavoka bakugira mu manza mu gihe imanza zabyutse kandi zibyukijwe nuko wagize uburangare ku mafaranga yawe cyangwa wagize amarangamutima atuma utanga ibyawe nta bushishozi. Tugarutse ku buryo bwo gushaka amakuru, hari uburyo bwagiye bushyirwaho bwo gukoresha umurongo wa telefone, umurongo wa telefone, umurongo wa MTN, bakanda akanyenyeri 651 urwego, akanyenyeri 651 urwego. Dusanga mu by'ukuri ubu buryo atari uburyo umuntu yakwisira 100%, kuko hari igihe budakora. Muri kwa kudakora hakaba hazaho n'abantu bakwereka message zitari ukuri, kuko rimwe na rimwe tunabibona. Hari message tubona umuntu avuga ko akohereje amafaranga yibeshye ko yifuza ko yamusubiza, kandi mu by'ukuri iyo message akohereje ari message yiyandikiye ubwe. Ibi nabyo rero bishobora kuba kugira bagukureho ya mafaranga, bagahita bakwereka coordonnées zose ko zihuye na bwa butaka kandi ari ibintu biyandikiye. Uyu murongo rero turabona ntabwo ari ikintu umuntu yakwizera, nk'uko umuntu ajya kuri website y'ikigo gishinzwe imicungire y'ubutaka n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda. Dusanga website ariyo yizewe kurenza gukoresha telefone, cyane ko telefone y'umurongo wa MTN itanakoreshwa n'abantu bose, kuko hari aho ushobora kugera ugasanga abantu bakoresha Tigo cyangwa Airtel. Ibyo rero bikaba imbogamizi yuko abantu bose batari bubone amakuru kimwe, nk'uko bose bagakwiriye kuba bayabona, kuko bayabona kuri bifashishije urubuga rwa kiriya kigo. Ahagana hasi kuri channel yacu urahasanga link z'ikigo gishinzwe imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda, wakwifashisha mu gushaka amakuru ndetse no kureba urutonde rw'abakora umwuga wo kugaragaza imbibi. Bari abashinzwe kugaragaza imbibi n'ibipimo, naho uraza kureba kuhasanga urutonde rwabo. Nanone uraza kuhasanga link y'ikinyamakuru Umwezi kirimo ya nkuru twavuze haruguru, ushobora kwirebera k'impamo k'umugore n'umugabo bashobora kuza kugurisha umutungo utari uwabo bawiyitirira. Nanone hasi twashyizeho imanza ushobora gusoma ukabona ko uburiganya, ukagenda wirebera uburiganya bugenda bukorwa ku bagura amasambu n'ibibanza, ukareba uburiganya bwagiye buba, bikagufungura mu mutwe, bikakwagura no mu bitekerezo, ku buryo nawe ibyabaye ku bandi mu minsi yashize uyu munsi bitakubaho. Gusa nanone inama twatanga, gusoma imanza ntabwo bituma umuntu amenya amategeko, kuko kuburana no kuburanira abandi imbere y'inkiko mu rwego rw'amategeko ni umwuga nk'indi. Abantu byo bakwiriye kubimenya, uko umuntu yumva ko yakora umwuga runaka, akwiriye no kumenya ko akazi ko kuburanira abandi cyangwa kungana imbere y'inkiko ari umwuga nk'indi, ari umwuga ukeneye ubumenyi, ari umwuga ukeneye tekinike zitandukanye. Ni nayo mpamvu kenshi na kenshi abantu baribeshya ngo bafite ubumenyi buhambaye mu by'amategeko. Donc abantu baribeshya ngo bafite ubumenyi mu zindi domaine, abanyamakuru no mu bindi bitandukanye, ukumva umuntu arimo arasoma amategeko kandi amategeko mu by'ukuri yaravanyweho. Amategeko yavanyweho atagikora, ukumva umuntu yashingiyeho
hari n'ikinyamakuru mu minsi yashize twumvishije kivuga ngo umuntu ahanishwa igihano iki n'iki, kandi icyo gihano mu by'ukuri hari urubanza rw'urukiko rw'ikirenga rwahinduye iyo ngingo, rwayikuyeho kuko inyuranyije n'itegeko nshinga, ariko umva umuntu w'umunyamakuru arayishingiraho. Uru rubuga rero ni urubuga uzasanga amakuru wizeye, amakuru yizewe, amakuru yakorewe ubushakashatsi, amakuru afite source, kandi amakuru y'umunyamwuga mu rwego rw'amategeko. Twagusaba inkunga yo gusangiza abandi uru rubuga kugira ngo twese dusangire ubumenyi, twese dusangire amakuru, dusangire ibitekerezo, turebe uburyo twafashanya cyane cyane mu mibereho myiza, abantu birinda imanza. Igihe wabaganirizaga muri iki kiganiro ni Turaganira Jean de Dieu, nafatanyije na Nshimiyimana Ivan Emile. Mwamubonye ko yadufashije gusemura mu rurimi rw'amarenga kugira ngo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nabo bashobore kumenya ibikorwa, bashobore kumenya uburiganya bukorwa, bashobore gucungira amafaranga yabo umutekano, bashobore kwihagararaho mu gihe bagiye kugura, ntihabeho ko bapfukirana ngo nuko bafite ubwo bumuga, ntihabeho ko umuntu bamupfukirana ngo kubera ko atumva, kubera ko atavuga, bamupfukirane agende bamutwara amafaranga ye, udufaranga akoreye bimugoye, dutwarwe n'abantu batatugokeye bashingiye ko ibyo bakora cyangwa ibyo bavuga batarimo kubyumva. Turabashimiye, mukore subscribe cyangwa abone ku batarabikora, mukore like mu gihe munyuzwe n'ibikubiye muri iki kiganiro, mukore share, usangize abandi ikiganiro kugira ngo twese turusheho gusangira ibitekerezo. Tubaye tubashimiye, mugira amahoro y'Imana. Naho ubutaha.